hari ikintu nari nibagiwe muzatubarize umuntu watekerereje iki gihugu cy'u Rwanda ari amafaranga mituweli ameze kuriya muzamubwire muti ntaho wajyanye abaturage ahubwo urabapyinagaje kuko hari ibintu birenze muzamubwire ngo arabapyinagaje umuntu watekerereje iki gihugu amafaranga ameze gutyo ariko siko bavuga ko ari ukugira ngo umunyarwanda agire imibereho myiza na cyane turabyumva ariko n'imiti yahenze nagerageze kubihuza nabyo birahura oya reka nkubwire nibura aba yaragereranyije aba 2020 ubusena yakura kwande ubwo muje ni Imana yohereje intumwa zayo ariko icya mituweli cyo ni inkubaruge ni inkubaruge cya mituweli cyo ni ikibazo inkubaruge ni ijambo ry'imine yego ni ijambo ry'imine hari ahantu ugera ugasanga gusobanura byakunaniye wareba ubuzima ufite ugasanga buri hasi cyane wabona ubushobozi urimo gusabwa bw'ibitanga ukavuga ati ibi bintu birakomeye byacitse mituweli ndayubaha cyane ndayubaha nubwo narisi umva nkikunenga ku bwa nyuma ku bwa burembe niba nanatubonye avuga nti mwihangane bana banjye turyame kajya kwishyura mituweli none ubu bakugije kuryama so gukabya oya gukabya ubu nk'uyu mese nshobora kuza iwawe saa sita hamwe nabuze icyo mu mwana akamuha njyewe undi aba yariye ku ishuri ugakaza tukizirika ubu nakumanywa sinjya mpfa guteka nkubwiza ukuri kuko amahirwe yanjye umukuru aba ari ku ishuri undi nawe kubera ikibazo cyo mu mutwe yifitiye atari muzima nawe yirirwa yigendera nk'uko ubwo ncunganwa n'iby'ijoro umuntu wese aba afite umubabaro we ku giti cye jyewe amafaranga ya mituweli nzayashaka kandi nzayakorera kandi nzayabona urumva mfite umuryango w'abantu 9 umuryango w'abantu 9 ku muntu w'umusore nkanjye gusa ntabwo uri kundeba bose ni ku mugore umwe kabisa mfite umuryango w'abantu 9 bose nzabatangira mituweli tuzakora kandi Imana izadufasha nta kibazo uracyakomeje kubyara icyo Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororoke Imana yongeye kampundi rwose namwakira ahubwo nuko utagira mu rugo ngo urebe nawe warebye wakwifuza gushyira mu ndi kabisa ngewe mu gihe gishize naye mwana nshyize naye ndi mu cyiciro cyishyura 3,000 ubu rero naje kubona mbona nisanze mu bantu b'abakire b'abaminisitiri mu bantu bahembwa amafaranga menshi bashyira mu cyiciro cy'20,000 kandi ubu tuvugana ubu ngubu nta kazi ngira nkora akazi k'ubuyede nakabonye inahangaho ubuyede bahemba 5,000 n'ibihumbi 2,000 hanjye murebe ntasambu ngira nkibaza rero ukuntu bashyize mu cyiciro cy'abantu batanga 20,000 nta kazi ngira nta n'isambu ngira njye byanantangaje rwose kuri wowe ubona winjiza ngahe ku mwaka ku buryo byakugora kuvuga ko 8,000 utazabibona mfite abana 3 ariko nubwo mfite abana 3 nta kazi gafatika isa afite ntako byitwa ngo ni umuhinzi ariko ntaho guhinga hahari nta sambu nibyo tuba twumva bitugoye cyane wigeze utekereza ko hari icyo wasaba leta mu gihe leta ivuga ko iri kwifuriza iri gushakisha uburyo abanyarwanda bajya bivuza neza kandi bakivuza indwara zose yenda kongera umusanzu kuri wowe uba wumva igitekerezo watanga cyangwa se icyo wasaba leta ku bijyanye no gushinga ingezi mu kwivuza ari iki mu cyumvikana cyo ni uko imiti yahenze kandi kwivuza ko tuzivuza nkubwira ko buri kwezi ngewe nanavuza ariko icyo nasaba mu bushobozi nabona ngize bimwe n'igomwa mu byo nakoraga cyangwa mu byo naryaga wenda niba naryaga ikiro nkarya inusu ariko ndumva wenda nka leta yadushyiriraho nka 1/2 mu kwivuza nuko ngo hari 3 byibuze akajya 4 nimba nge ntanga 40,000 urumva ko turi abantu 5
wenda nkatanga ibihumbi 20. niba mbyumva neza urugo rwawe babashyize hahandi mugomba kujya mwishyura ibihumbi 8 kuri buri muntu. Ibihumbi 8 kuri buri muntu hano imusambira kugira ngo umuntu azafate ku ifaranga bisaba kuba yakoze iki? Ni Nyakabyizi, ngiye ku giti cyanjye ndivugira. Ngiye kandi ndi mu 8. Yego. Nyakabyizi se ubwo niba tugiye kuvuga ngo umuntu agiye gukora uwo mubyizi uraboneka, awubonye ahembwa ngahe ku munsi yakoze? Uwo mubyizi ntabwo uboneka buri munsi, bigira amezi ubonekamo. Mu gihe cy'ihinga nk'ubu imibyizi iraboneka kubera ko abantu baracyahinga imyaka. Nimba guhaye 5, ibaze 5 ubwo ni 6 na nijoro. Ejo bucyo ujye guhiga 5 6 na nijoro. Ubwo rero kwizigama kugira ngo bizagere mu bihumbi 8, nkanjye uvuza buri kwezi byanga bikunda sinareka kuyashaka, ariko nabwirirwa cyangwa abana bakabwirirwa. Hanyuma hano imusambira kugira ngo n'abadukurikiye babyumve neza, dufatire icyo 5 uvuye nko gupagasa ukitujyanire ku isoko, wenda ufite nk'abo bana bangahe n'umugabo? 5 ubundi nkatwe dukora Nyakabyizi ni ukurya rimwe ku munsi, kuko 5 si wagikuramo ubugari n'imboga bya 6 na nijoro ntibyavamo. Ubwo nimba duhinguye Nyakabyizi ya 6 cyangwa 6 n'igice, turateka turye saa 9 kugira ngo bize guhaniramo n'umunsi wose, kuko 6 na nijoro ntibyakunda. Urakoze cyane. Nkanjye ku giti cyanjye. Urakoze cyane. Bibaye ari nk'icyifuzo mu buryo burambye wumva cyagombye gukemuka gute? Icyifuzo gusa nuko imiti yuriye, ndabizi neza kuko n'ubumviye kwa muganga na muganga arabisobanuriye. Icyifuzo nge nagira ku buzima bwanjye nuko wenda kuko atari bo bazamuye ibiciro, nta ruhare wenda twabigizemo, ariko nibuze mukadutangira 1/2 mu kwivuza tukabasha kwivuza uko bikwiriye. Uburyo ubuguti wenda mu buryo burambye icyo 1/2 kibonetse, yandi mwayabona mukajya musagura no kurya bigakunda? Ntago bikunda, ni ukwigora kuko imibyizi ntiboneka ubu muri aya mezi y'ukwa 4 kujyana kurangiza impeshyi yose biragoye kubona Nyakabyizi, biragoye cyane, ntabwo iboneka buri munsi. Abana bariga cyangwa se wahisemo ko uzajya kubacira inshuro nk'uko wari umaze kubivuga? Ese ko turi kuvuga mituweli nayo ikugora, ishuri ho bigenda bite ko naho biba bisaba kugira icyo umuntu yigomwa kugira ngo abana babeho? Abana banjye uw'imfura yarangije uwa 6, nta bushobozi nagize bwo kugira ngo akomeze. Undi umusaza w'umukurikira ari mu wa 5, uwo nawe ndumva iyi mituweli ikomeje gutya nta bushobozi nagira bwo kumujyana ku ishuri, kuko sinabasha kwizigama iyo mituweli ngo mbashe kujyana umwana ku ishuri, kandi sinareka kuvuza uwo wa buri kwezi ngo njyane umuzima ku ishuri. Handitse bavuga ko uburezi bwabaye ubuntu byo ubwo ntabwo byaba byaragufashije kugira ngo uriya mukuru yenda arangize n'abandi ntibyagenderaho? Uburezi bwabaye ubuntu, ariko abo ngabo mu buzima mbayeho na kiriya gihumbi cyo ku ishuri dutanga, twebwe dutanga 1,000 ku ishuri, hari igihe tunasimbuka n'amezi abarimu bakihangana. Igihumbi cyarabuze. Urakoze. Sawa, murakoze nawe. Hari umukecuru ufite ibyo avuga. Ndashaka kuvuga ku bya mituweli. Oya ngwino rwose ni karibu. Ibihumbi 20 bashyizemo murabona nabibona. Tangiye kubivuga ze tutaratugeraho mbere wacu. Ngwino rativugira. 20. Wari ugiye kubivuge kabisa ko raguha bibone. Hari nabona. Haryo ndabanza. Egere nyuma gato. Turakubaza wowe uragisubiza. Ndabyumva. Aho gutyo. Mukecuru, hanyuma rero uratwibwira mu mazina yawe naho utuye? Nitwa Mukagatete Marita. Ndabona ukuze. Imyaka 74. Niyo ku muntu umwe. Hanyuma rero turabona uri mu nzira iva kuri centre de santé, wari uvuye kwivuza, bimeze bite hano? Ubayeho gute? Ndi kubona n'imbaraga no zitari nyinshi n'ubwo bwose hari icyo ngiye kureba hariya haruguru.
ubwo rero nkaba ndi muri aka karere ka Kamonyi umurenge wa Musambira ndi hariya aho bita mu Cyambwe muki mu Cyambwe hano hepfo mu ka Cyambwe noneho rero ubwo nagiye kumva numva ngo ibya mituweli abantu bati amafaranga barayurije ndavuga ngo urwo rwanjye reka njye kureba umuntu ufite tace andebere tace uravuga telefone ya tace izi zigezweho yego ndamubwira wakagera Imana we ndebera none ufite se indangamuntu narwo mfite fotokopi ndamuhereje ati ibyo rwose kukurebera ndabigukoreye akomara mbwa ati mbese urabizi nti n'ibihumbi 20 ibihumbi 20 ubu se ndi umukozi se ntihariho n'abagafite bapfana babona igice bakabura ikindi afite n'ibindi mu rugo ntirekata ibyo bintu ntabwo nzabishobora nzajya kubaza reka rero hambere aha batubwire ngo none ariko baratubwira bati rero bati ku munsi w'abagore bati intumwa za rubanda zizaza zaba zihari muzaze mutange n'icyo kibazo rwose yego ubwo nagiye hariya haruguru ku isoko intumwa za rubanda ubwo n'abadepite nuko ndagiye baratubwira cyo kora shenge bamuhamugurukije arasuhuza abantu bigezemo hagati igihe amaze kubasuhuza anatubwira ko aka karere ka Kamonyi ngo atubona ubwa gatatu tuhamaze gatatu yego dusura ahantu babasura bumva ibibazo byanyu hari wenda bwabivuze atyo hari ikiri bugerweho ari butahe agize icyo avuga ati abaturage se nimugire icyo mubaza noneho turategereza imbyino abana babyinnye ya nyuma bahamiriza niyo abayobozi bimanuyeho basohokeramo baritahira intumwa za rubanda zitazi zitumva ikibazo cy'abaturage nta bibazo badusabye yego ariko ubwo urumva barabyumvise bagiye basura nuko uwo munsi wari umunsi w'abagore hari baravuga bati ntitugiye wari umunsi wo kuza kwizihiza niwo munsi bageze ahangaha ubwo ahandi bagiye babyumva ariko aho habiri habaye hanyuma ha gatatu bahita bataniwe ninabwiye abantu abo twari dufatanyije kubaza icyo kibazo ariko iyo minsi ibiri basura ahandi buriya abavuze baratuvugiye natwe abantu baratubwira ngo ariko ngo buriya ngo bazasubiramo abandi bati nimumara bazasubiramo ryari se kuyatanga bigiye kugera mu kwa gatandatu Rwanda rwose babikoze nirekata njyewe ejo kare ndazindukira ku murenge ndebe wa wundi ukora mu irembo ry'umurenge mpageze mbona atinze kuza ariko sinzi umuntu wahambonye arambwira ati ngwino hano nkubwire ati se kuri hariya ntewe mutekereza ikinzanye ndagira ngo ndebere ati uwo ntabishinzwe ni ati genda ku akagari kacu ati ndurikari hepfo mpise mva ku murenge nihuta ariko umuntu atese kuguruka noneho akagira imana yemeze biceceka byihorere ndagenda mageze ngira imana gitifu ndabubona gitifu w'akagari ati mbyacu ati bimeze bite uragenzwa n'ibiki ndabimubwira maze kubimubwira ati mbese ati urabizi yaranjekeje cyane ati ufite gufite ubutaka bwinshi nk'ubutaka ati none nzabwire leta ngo ngwino utoreho uyoreho wijyanire none se nzavuge ngo nzahagurisha none mu mwaka utanu ngene ngurishe mu mwaka utanu ngene ngurishe n'ibihumbi 20 nubwo njye sinkibasha guhinga kandi ibyo mbabwira ni ukuri ndi umuntu urwara uba muri asima ndi umuntu uba mu mivuduko bya biti byose nanyoye by'ibyo birwara biragenda bishwanyuza igifu nkabirwara byose no mu kwanjye simbasha kugeramo ndamubwira ntumva rero ati mahinga tugabane ariko hari ikintu ngiye kukubwira nkubwize ukuri kandi abo bantu rafite pe ubutaka ndibufite ariko ubwomba ufite mu myaka ngezemo ibibazo byanjye narabikemuye ati gute jewe ati narebye nsanga Imana yampaye abana babiri ndabafite ni bakuru abubatse nubwo ari mu bukene ariko mfatike mpamagara abaturage n'umukuru w'umudugudu ngo ejo
ntazagira nyangatabaruka abana banjye umwe ntamweretse ahubwo ngo mwereka he ni noneho bakaryana ati nibyo nifite n'igipapuro twabyandikiyeho ntanga iyo minani umukuru w'umudugudu ni hanyuma aranasinya nawe ati nzabizane mu munsi njyewe nzabizane hanyuma nimara kubizana nkwereke uko nabitanze nkwereke umwe we hahari hanini cyane koko nagabanyijemo kabiri icyo gihe amafaranga yarabonetse bazana rwiyemezamirimo arasatura n'umwe we yamaze kubinkuraho ariko n'undi ari mu nzira ngo ziza kubinkuraho ngo bye kugumya kundemerera kumbera imitwaro arambwira ati nibyo koko nibyo koko se umuntu wamugaye ukaba wumva n'imyaka ngezemo noneho se urumva nabigenzane ese mpafite bwo koko njye ntari kimuriye abana banjye ibibazo ndi umubyeyi mubi kugira ngo abana bazaryane ubu nacaho gato ejo bundi ngacaho gato ejo bundi ngacaho gato ejo bundi nicyo nasigaranye ni ahantu hato nanjye hazambera ikirago kinshingura n'ibindi byose ndavuga nti mu munsi nzabikuzanire ngo umunsi nzabinzanira ati ubwo hari kwa gatatu ati kwa kabiri kwa gatatu sinzamari kwa kane sinzamari ati ariko kwa gatanu uzabizane mbirebe nimara kubibona nkabona ukuntu wagabanyije abana bawe ati we ntaho wifitiye hanyuma ubundi nzareba uko nagusubiza bagukemurira ibibazo rwose urumva nguko uko bimeze ndetse kuba mwaje Imana ihabwa icyubahiro leta nigira ikikora impama ya Mungu hari benshi mwebwe amabwaga kurya byo n'urugamba ibihe bibiri bya umwaka ushize mwarabibonye umuhinda ukuntu twawupfushije abantu bahagarariye aho n'ubu murabibona ukuntu imvura waguye cyane imyaka tuzeza ibishyimbo ntabwo tuzamenya ngo bivuga ngo mituweli irakugoye kuyibona bigoye bingana iki rero tubwire bikugoye bingana none se reka mbabwire koko ngo ntawe uhisha uwahishaho sibyo bivuga ngo noneho ubu ahantu nakuraga mituweli nagenderagaho niba twadufaranga tw'inkunga baduha se n'udufaranga ni amafaranga uko angana kose bayaduhana umutima mwiza n'ibyo ngo ni amafaranga n'ubusanzwe wafashwaga noneho kugira ngo uzisange bagushyize muri icyo cyiciro kigomba kwishyura ibihumbi 20 kandi wari uri ku rutonde rw'abafashwa ibyo byaje bitewe ibyo barambwiye ngo babonye ngo mfite ngo ubutaka si ubutaka none nzabwira leta ngo nitoreho igipande igihora imvuza bakuraho dukuraho cyangwa nzagurisha buri mwaka narangije kubiha abana banjye nge nzakuzanira ibyangombwa byabyo ubwo aho ngaho ubu ntureba nko mu kwa gatanu yego kwa gatandatu kwageraga namara kuyafata njye namita ntanga yandi mituweli nkayashyiramo n'inzarya duke ndyame kare ariko mbe nyashyizemo nkayashyiramo ubwo naho ngaho nkura mituweli urumva nakora iki ko nta kibazo no kwikorera mu kwanjye simbibasha naho wumvaho umwana wenda uri mutoya nsigaye nkimuhagarariye kuko nkiriho ni uguhinga tugabane bakirira burya tugabane iyo utabyegereye neza nyine mugakora uko bashaka ariko ntiwarenganya abantu n'abavuga ati nanjye mbikora njyenyine ariko nibura nibatugabanyirize mituweli ni ukuri kose ndetse kugaragara nk'umukungu wa kera niba reka nkubwire ubwo ntibabaza ayo masambu kubera ari menshi mukecuru kandi amasambu ahageze ubu ngubu amasambu ariko amasambu ni ukuvuga ngo ni akantu nari nariguriye nongera ku munani w'iwacu bampaye kuba ngaragara ntya ni ukuri n'iwacu datakera yigeze kubaho neza dukomeza kubaho neza gutyo kandi buryo wagiye mu bintu utihejeje mu bintu by'imibabaro ngo uhora uhangayitse ugize utya Imana iguha kuramba no guhora ukeye mu maso yego kera mwari mufite ibikingi bambyumva neza ariko noneho abana ari bake ariko aho abantu babyariye gutya baragabagabanya imiryango yari myinshi baragabana hanyuma abana bawe bo abo ngabo uvuga wahaye iminani bo babashyize mu bazajya bishyura angahe kugira ngo tubyumve neza yewe ngo bamuhaye uwo nguwo umukuru bamuhaye mu cyiciro cy'ibihumbi 5 yego kandi afite abana 4 5 abana 4 nawe n'umugore oya nindukiye ibicari iwacu aho namwubakiye kubye nyine aho ngaho we uruhande rumwe n'amazi afite abana 4 ubwo nawe wa 5 muri 25 nawe ugasabwa 20 nanjye ngo nkazasabwa 20 umuntu utashobora kumva ko kubera ko wenda wowe uri umuntu umwe bizaba byoroshye bitese byoroshye nyakuraye
mbwira aho nzayakura njyewe nzayakurayo kandi nkubwira ngo nanjye koko ayo mafaranga iriya nkunga bajya bampa igira ikidufasha igira ikidufashaho wadutereye inkuru numvise uzi no kubara inkuru neza mukecuru by'uburyo mwari mwiteze izo ntumwa za rubanda bikarangira zitaje zaraje batashye batatubajije ariko zimeze nk'izitaraje nkurikije nuko wowe wagiye uzi ngo uri bubaze ikibazo hanyuma iyo biza kuba ngombwa ko haza kuba uwo mwanya icyari kikuri ku mutima wagombaga kuzibwira ni ikihe ikintu nagombaga kuzibwira reka ntibabwire nagombaga kubabwira rero yuko nari kubabwira ntimba rero twabashimye pe mwadutekerejeho mudufasha kwiteza imbere umugore yahawe ijambo ajya imbere ava muri bwa bwigunge avuye mu bwigunge abasha no kwiteza imbere uwo bizatakarana akigira ikintazi uwo muzadufasha no kugira gute kumugarura kumwegeranya akajya mu murongo mwiza ariko rero umusaza muzamidushimirire ariko hari ikintu ngira ngo mugene kutuvugira ikintu cyitwa ikibazo cya mituweli cyo kiratugoye kiratujishe muzatubarize mute ibyo bintu mwabisubiyemo mukareba uko mwagabanyiriza abantu ku kibazo cya mituweli nguko ikintu nashaka kugira ngo mbabwire yego basi se uretse wenda kukuba uvuga uti ibiciro biri hejuru ukurikije wenda na buri muntu amikoro uko agiye ahagaze agaciro kayo ubwakura kumva mituweli yego umbareka nkubwire banze wumve ko umuntu urwara sima nkarwara imivuduko nkarwara igifu urumva ntazi agaciro ka mituweli agaciro ka mituweli ndakumva umuntu utumva agaciro ka mituweli afite ibindi bintu yishakira nta munyarwanda udakwiye kumva ko mituweli ifite ikitumariye mituweli ni iya mbere ni ingenzi yadufashije kuri byinshi cyane ubu se hari igihe nshobora no kumara ukwezi nivuje gatatu ubwo hatariho mituweli yavamo ubwo se iyo mahirwe nyine si nayo mpamvu ushobora kuyongera ukavuga uti ariko rero iramfasha ibihumbi 20 ubwo urabona nagira niko ye mu gihe batagabanya icyo ni ikibazo twagomba kukubaza mu gihe batagabanya kubajije bamwe tuzipfira ese umuntu uzaba adafite ikindi kintu ashingiyeho ikindi kintu areba mpamo kuko abantu bazakomore bazatera icumu azava he ngaho reba nkanjye njyewe ubwanjye ngo 20 ubwo se nk'abandi hari n'abari nyakabyizi nk'uko uriya mwana yabikubwiraga akaba adafite n'aho ataha agomba kuhatangira umubyizi akaba afite n'utwana ahubwo hari ikintu nari nibagiwe muzatubarize umuntu watekerereje iki gihugu cy'u Rwanda ariya mafaranga ya mituweli ameze kuriya muzamubwire muti ntaho wajyanye abaturage ahubwo urabapyinagaje kuko hari ibintu birenze muzamubwire ngo arabapyinagaje umuntu watekerereje iki gihugu amafaranga ameze gutyo ariko se ko bavuga ko ari ukugira ngo umunyarwanda agire imibereho myiza na cyane turabyumva ariko n'imiti yahenze kubikinagaza kubihuza nabyo birahura oya reka nkubwire nibura aba yaragereranyije aba 20 ubu se nayakura kwandi hari benshi gaye b'ibihumbi 20 nibura aba yaragereranyije bakatubwira nk'amafaranga ariko ubu bambwiye bati wowe ubwawe nubwo utabasha kugira gute 5,000 yego ntacyo nukuri kose navuga nti Imana ishimwe pe 5,000 baba bayampaye nkabitanga nkavuga nti ntacyo nkiruhutsa kuko hari n'igihe nshobora kumana n'amezi 2 ntagiye kwa muganga mfite imiti ndimo kunywa narayibitse sibyo ku 5 nabitanga rwose ntashidikanyije n'undi wenda akavuga ati tukora uko dushoboye dushakashake ariko 20,000 nibura urabibona nana muri bya bindi 8 ni babandi wa undi nibura ufite akantu kakaraka apfa gukora hana ariko nanone ufite ariko yafite abana benshi ntago ari kimwe n'ibihumbi 10 8 5 kuri rubanda ruciye bugufi ese banciye nk'amafaranga umucuruzi umunyamaduka umunyamodoka atanga unange ninyatange tureshya koko abantu ntibagereranye ashobora kuba afite iryo duka cyangwa iyo modoka ariko ari ugupfundikanya kuruta wowe bavuze bati ufite ufite umurimo ngere narangije kugabanya abana banjye nta ruhare nkibifiteho
ahubwo ubumwe yamaze gufata uruhande rwe hari n'undi rwasigaye uzi ko ari ugomba kujya gukora mitasiyo n'undi amaze kubyumva ejo bundi yarambwira ati mama ati ngiye kugira vuba ati nze dukore mitasiyo be kugumya kubikubaruraho babona ngo ni ibyawe kuko hari ibyemezo byerekana ko warangije kuduha iminani. keretse niba hari icyo wumva wenda wagomba kongera ku kiganiro tugiranye tutakubajije. Ahubwo murakoze abantu mwaje kudusura ariko mwabwiwe nande ko bari babibatekereje ko tubifuza koko natwe turicara tukabitekereza duhari kugira ngo dutekereze dufatanye turebe ibibazo mufite rwose n'ibisubizo rwose mugende mumatubwirire ngo nuko mwakoze ko mwaradutekerereje mutari ko batunga uwo muntu watekerereje abanyarwanda gutyo hariho abatazayabona ibihumbi 20 ni menshi ku muntu w'umukene 20 menshi ku muntu w'umuhinzi w'umukene keretse nibura n'ay'abacuruzi n'ay'abafite amamodoka n'abafite amaduka nkuko nese sambuye umunsi wagurisha mu mwaka utakugurisha niba ufite abana 4-5 imyaka 2 hakaba hararangiye byagenda bitese bwo umuntu yabahote murakoze cyane yazasigara se ahagarariye aho ku gasozi oya kandi leta ishaka ko tubaho ngo iki gihugu ko dugifite kinaturwe natwe tugiture tukibamo tuvuga tuti aha ni iwacu twese. Namwe murakoze nukuri murakoze barabimbwiye ndavuga niba ari n'intumwa za rubanda reka njya kubareba nayo ntabwo turi n'ijisho rya rubanda muri ijisho rya rubanda mutuvuganire ibyo bintu bizasohoke ubu nanjye ejo nzajyana ibyo byangombwa n'icyo gipapuro natangiyeho iminani maze babirebe uko basatuye maze gitifu ambwira ati yarambwa ati rwose nta hantu nasigaje nta hantu h'umudugudu ndi rwose gatoya k'umudugudu navuga ngo nshaje habyara ikirago cy'impamba wenda dusigaye tukaba tw'umwana mutoya ubwo rero ntabwo nahagurisha se nkajya mbahone. Turagushimiye mukecuru. Murakoze nanjye ndabashimye. turi amateleviziyo atandukanye ni Echo Yurusa official iyi ni ibuga Global Prime turi kureba uko abanyarwanda bakiriye ibi biciro bitandukanye by'ubwisungane mu kwivuza bamwe bati birakwiye abandi bati biratugoye uratwibwira utubwire uko wabyakiriye wowe nuko ubushobozi bwawe buhagaze. Amazina ni Negurwa Theoneste abantuye mu mudugudu wa Rugarama kagari ka Cyambwe umurenge wa Musambira akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yego ukimara kumva ko ibiciro by'ubwisungane mu kwivuza byavuguruwe watubwira wabyakiriye gute ese mbere byari bimeze gute kuri wowe ukurikije ikicurimo n'ibyo wagiye wumva yenda muri famiye yawe niba uyifite? Murakoze ibyiciro by'ubudehe rero nkimara kubyumva uburyo byavuguruwe byaduteye ubwoba. Ndavuga ku ruhare rwanjye uyu mwanya wa nona haza no kongera kuvuga ku ruhande rwa bamwe na bamwe tugenda duhura nabo ndetse no muri famiye muri rusange. Mu ruhande rwanjye nararebye nsanga ubushobozi ari buke. Naje mu cyiciro cy'ibihumbi 8. Yego naratangaga ibihumbi 3. Umva byajemo ikinyuranyo gikomeye cyane. Yego ibihumbi 3 nabyo umuntu abibonaga yishyakuye. Kugira ngo umuntu abone ibihumbi 3 yagombaga korora itungo. Kuko ubuhinzi nabwo nubwo wenda duhinga rimwe na rimwe ntago turya ngo duhage. Iyo wororaga itungo ukanahinga waravuga ati byibura rya tungo ndaritegerezaho 3. Yego byo kuzarihirira umwana nanjye ubwanjye mu gihe cy'umwaka. Mu gihe cy'umwaka. Yego nkareba nkavuga ni nimba noroye ingurube mu gihe cy'umwaka izaba ibyaye. Mfite umuryango w'abantu abana 4 n'ababyeyi 2 ubwo ni 6. ubwo urasavuga 48 nishyuraga 15. Ubu byariduye biba 48. Yego ibyo bihumbi 48 nkareba nkavuga ni hanze ahangaha hari amashuri 15 ugikubye 3 uteranyijeho 3. Yego 48 nibyo 48. Hanze hano hari amashuri kandi ni ngombwa kugira ngo umwana yige.
ku ishuri bararya icyo kikaba ari imbogamizi izatuma mituweli itazaboneka neza. Ku ishuri hari amafaranga bajya basaba y'udukoresho tumwe na tumwe kandi ni inshingano ku mubyeyi n'umwana, na mituweli ni inshingano ku mubyeyi n'umwana. Ubwo nkibaza ngo ese ni igiki twakora kugira ngo wenda byibura tubone umuntu twatuma atuvugire, kuko twebwe ntabwo twagera ntitunahaza aho tujya. Ubwo muje rero ni byiza, murakoze. Hari igihe Imana igitegura ibintu bikaza harimo imbogamizi, ariko hari naho zizakirira, naho zizarangirira. Ubwo muje ni Imana yohereje intumwa zayo, birashoboka. Imana yohereje intumwa zayo, nibyo twebwe turi ijisho rya rubanda, nicyo tuhabereye, turi abanyamakuru ko twari tumaze kubivuga. Ariko se muvandimwe, mituweli do sante hari ibyo babahaga, navuga ko ari bikeya, ubu kuyizamura hari na serivisi bivuga ko ziyongereyeho muzajya muhabwa kwa muganga. Bitwaye iki kuyongera ariko bakongera na serivisi baguhaga mu buvuzi? Yenda izo utabonaga, washoboraga kujya kwivuza umutwe, ariko ubu ngubu ushobora no kugira ikibazo cy'indwara ziri imbere mu mubiri, ukaba wahabwa ubwo buvuzi bakakubaga. Kuba ubwo buvuzi bwariyongere bukazamuka, kongera igiciro cya mituweli, hari imbogamizi ubibonamo? ntubona ko ari ikintu kiza baba barakoreye umuturage w'u Rwanda? Yego, bongereye amafaranga ni imbogamizi ku muturage. Kukuvura indwara nyinshi zishoboka muri wowe ni byiza cyane, ariko amafaranga ahava nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Nkaho kuba batuvura indwara zimwe ziruhanyije zajya za shehashika zikajya na hehe bakazikuvura nta mafaranga ari kuri mituweli, ni byiza, ariko aho handi ava noneho ku muturage niho ndebaho cyane. Reka turebe hano imusambira, kugira ngo ikigaragara ni uko bakubajije ngo ukora iki, igisubizo cyihuse ni ndi umuhinzi. Ndi umuhinzi. Uhinga iki, weza iki ku mwaka? Ni ukuvuga ngo iyo wahinze uyu munsi wa none turahinga imyumbati. Yego. Imyumbati tukarandura tujugunya. Kubera iki? Kubera imbogamizi z'uburwayi bwagiye buza mu mbuto. Sinzi icyo nasobanura, kubera twebwe tuvuga ko ari imbuto yabaye mbi. Yego. Iyo uhinze imyumbati iratukura, warandura ugasanga hasi harimo ubusimba bita muhuherezi bukayirya, ugasanga nta kintu, ukarandura ujugunya. Hanyuma wowe nk'umuntu w'umugabo, kwa kundi watubwiye uti wororaga ingurube ku mwaka ikaba yabyara, ukavuga uti nimbyara nzakuraho bya 3, ubwo ni 15 kubera umubare w'abantu bagize umuryango. Ese igihe utabonye ubwo ubworozi bugutengushye, kugira ngo uzakorere umuntu umukorera kurangahe ku munsi kugira ngo azaguhembe niba bikunda? Ni ukuvuga ngo ubu uyu munsi nyakabyizi ihagaze amafaranga 1,500 ku mugabo n'umugore. Ariko umugabo, ubwo umugore nangahe? Umugore ni 200. Bishingiye kuki? Imbaraga, urabona imbaraga z'umugabo sizo z'imbaraga z'umugore. Ubwo rero iyo umuntu agiye kuguha akazi areba imbaraga zawe. Hari n'umugabo noneho sasa, hari n'umugabo nawe bataha cyatanu bitewe n'imbaraga nke afite. Ese mupimisha ikibiro by'umuntu cyangwa se imbaraga z'umuntu afite? Hari umunzani mufite ubipima cyangwa mupimisha ijisho? Ni kwa kundi muvuga ngo ubwo duturanye turamuza agira umurava. Ahisemo gute uw'icyatanu n'uw'icyabiri? Hari ukuntu umuntu aguha akazi akabona umubyizi wakoze. Nimba yaguhaye 5 cye ukajya mu murima akabona wahinze amayogi 3, undi akamuhinga amayogi 5, urumva imbaraga naho zisuzumirwa. Yego. Nuko ku 5 cyawe cyangwa icyabiri, iyo ya mafaranga nk'umugabo ufite urugo, icyo 5 gitahanye, tubwire ubigenza gute guhera mu gitondo? None tubiye ku bibaye ngombwa ko yaha madamu ngo ajye ku isoko, ajya ku isoko, bigenda bite? Cya 5 rero igeze ku isoko kiba giki? Kuko ku isoko ibiciro byo ku isoko, iyo ugiye kugura wenda urugero ikiro cy'ubugari kirimo kiragura 500, hasigaye 1,000. Cya 1,000 mirongo y'ibishyimbo irimo iragura amafaranga inote y'1,000.
ubwo ntarangiye ubwo uri burya ubugari n'udushyimbo twonyine nta nyanya nta mavuta. ubugari nabwo buteze neza nabwo ntibuhagije. ariko amavuta ushobora kuba warayaguze ikindi gihe kubera ko ntabwo urayagura ngo ujye uhora ujya kugura amavuta, ubwo ni nk'umunyu tuvuge. Birashoboka ko ushobora kuvuga ngo uyu munsi naguze inyanya, ejo naguze, ariko byose ntabwo bibonera rimwe kubera bwa bushobozi bw'icyo bw'aya mafaranga. Nimba baguhaye cy'5 ukaba uri bushakemo bwa bugari ugashakamo na twa tuboga ntabwo biri buvemo, ariko wowe uricara hasi ukavuga ati ikiro cy'5 ngiye kugura ikiro cy'ubugari, noneho nindangiza ndagenda ngure igice cya 50 kugira ngo njye muri tetaye kugira ngo bya bintu byose mbibone, ngura inyanya za 300 ngende babana barye nanjye ndye, ariko ubwo nugusa nkaho dufatira aho bigereye. Ni ukurwana n'isi, ariko byanze bikunze tuzi neza ko Imana ishobora byose, ko leta itazareka abaturage bayo ngo bareke kwivuza kandi ibizi ko ari inshingano zayo kubafasha. Wowe n'ayo mafaranga winjiza, hari igitekerezo uba wumva waha leta kuri iyi mitiweli twavugaga, kuri bwawe wumva byagenda bite? Ngiye igitekerezo cyanjye numva nasaba n'ubusabe, ntago nategeka kuko n'ubusabe n'icyifuzo. Batugumisha kuri 3 nkuko byari biri, n'ubundi turi aba leta, nimba hari icyo leta natwe duteganyiriza kugira ngo tuvurwe tube bazima, dukunde tubeho neza. Ayo yandi yose nimba wenda ya mishinga ya Croix Rouge za mima n'ibiki, nimba hari icyo bafasha umuturage bakayamushyirira, ariko umuturage arago bakamurekera kuri 3 akavurwa uko byari bisanzwe, niko njye mbyumva. Ariko icya mituweli cyo ni inkubaruge, cya mituweli cyo ni ikibazo, inkubaruge ni ijambo ry'impine. Ni ijambo ry'impine, hari ahantu ugera ugasanga gusobanura byakunaniye, wareba ubuzima ufite ugasanga buri hasi cyane, wabona ubushobozi urimo gusabwa bw'ibyo utanga ukavuga ati ibi bintu birakomeye byacitse. Niyo nkubaruge. No kuri mituweli rero reka tubone abo babyeyi, nta bandi ni ubuyobozi. Ni ubuyobozi bwiza bugende budutekerezeho, burebe ibi byiciro by'ubudehe byaje sinzi ikintu byaje bigendereyeho bishingiyeho, barebe basabara 20,000 ku muntu. Ariko se ntabwo mwagishijwe inama? Icyo kibazo turushaka kubanza kwibaza. Kugishwa inama si ubwo navuga yuko kureba ngo uyu bateguza bakavuga ati rero mwana musanzwe mwivuza mutya, ubu ngubu mugiye kuzajya mwivuza. Oya, no kureba niba ubushobozi wari ufite bwariyongereye cyangwa bwaragabanutse. Ayo makuru ntayo nzi. Nta byabaye? Ntabyo nabonye, ntabyo nigeze mbona. Hari ukuntu wa mugani nk'uko bimbajije, yego, nishyuraga 3, nkishyura 15, wenda nkabona nk'abantu nka 2-3 baje kunsura mu rugo, bakambwira ati rero warihaga 15,000 by'abantu 5, ariko tugendeye ko wari ufite nta nka wari ufite mu rugo, ukaba warayizanye mu rugo tukaba tuyibona, ukaba utari ufite umurima ukaba warawuguze tukaba tubibona, twakuzamuye tukugeje wenda muri 48. Birashoboka, ariko aho hantu wenda barimo kugaragaza ikintu wahindutseho. Ese ko muri 15 natangaga nta mpinduka nabonye, nanjye wanjye bagendeye kuki? Ni ikibazo nanjye nibajije, ndaceceka mbwira Rurema wadushyize ku isi ati byacu urabizi, ni nawe ko turwanirira. Wari watubwiye rero uti Imana irabazanye, cyo dutume noneho dusoze n'ikiganiro. Icyo nabatuma ni uko mu murenge wa Musambira mu kagari ka Cyambwe batuvuganira bakagabanya mituweli. Icyiciro cya mituweli cy'ibihumbi 48
kirangoye kuyishyura, byamvuna cyane kurenza uko nanjye ntekereza. Mutuvugire ibuhara nk'akara. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Uratangira twibwira, utubwire icyiciro cya mituweli bagushyizemo uko bihagaze, utubwire uko byari bimeze mbere n'uko bihagaze ubu ngubu. Mbere nitwa Mutuyimana Clarissa, ntuye muri uyu murenge wa Musambira mu kagari ka Karengera mu mudugudu wa Mbari. Ni ukuvuga ngo mbere nahoze mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe cya mituweli. Ubwo rero wishyuraga ngahe? Nishyuraga ibihumbi 3. None ubu zajya wishyura ngahe? Ubu ngubu banshyize ku bihumbi 8. Mbwira Karari, mbere byari bimeze bite? Ibihumbi 3 wabitangaga mu buhe buryo? Byagufashaga iki? Ubu ngubu ibihumbi 8 ugiye kuzajya bigenza gute? Ibihumbi 3 nge nari mfite umwana uri mu mushinga, ubwo bakamfasha bo kumwishyurira n'umwe, noneho ubwo ubundi andi nkayahiga ku ruhande. Ni ukuvuga ngo najyaga mu ishyirahamwe ukaguza, yabaga ari make ntabwo byagoranaga, naba mbonye nk'akaraka nkagakora, nkatabiraho dukeya two kongeranya. Ubuzima bwari bugoye nyine, no kurya ntabwo byari bimeze neza, ariko ubu ngubu baba bashyiriye ku 8, no kuryama sindi kuryama, ni ikibazo gikomeye. Akazi wari ufite mbere karakahe? Akazi wacaga inshuro gute? Ayo wakuragamo nangahe? Wayabyazaga umusaruro gute? Duheraho. Akazi nahingiraga umuntu akama 5. Ubwo nkavuga ngo ngiye guhaha utuntu tworoheje, nimbara akanusu k'ubugari nkatabira utuboga, ubwo nkarya utwo na ninjoro nka papira utundi, mbese ari ukurya utuntu nk'utwo kagatsima niko umuntu ahora adonyadonyamo kugira ngo abashe kubona twatwizigame. Utwo nasaguraga nkatwizigama mu itsinda. Buretse duhere ku 5 wakoreraga ku munsi. 5 uciye inshuro ugejeje saa 10 sinzi isaha mutaha baguhaye 5. Tangira utubari ruti naheraga nkakura nyakoresha iki kugira nzaguya yangaya nkajyana mu itsinda. Ngo nabanza nkakuraho 200 nkayabika. Namara kuyabika, uretse ko hari igihe bigera nyine ukabona byanze, ntabwo ikiraka ukibona buri munsi. Hari igihe cyageraga nkabura ikiraka, y'amafaranga nizigamye nayo nkayakoramo uwo munsi ntakoze, nkateka nkabona ibyo kurya by'abana. Igihe wabonye ikiraka rero bigenzaga gute? Igihe nabonye ikiraka nafatagamo ibyo biceri 200 nahitaga mbibika, nakongera kubona ikindi nkabibika gutyo. Noneho bitewe n'umubare wayo ngize, igihe cya mituweli cyajyaga kugera nkajya kuyaguza mu itsinda. Wabonaga 5 ugakuraho 200, ubwo hasigaye 3. Rero burya 3 wagikoreshaga umunsi wose. Mu 3 najyaga mu isoko nkagura umufungo w'ibijumba wa 500, ubundi ubwo nkajya mu tuboga n'utunyanya twa karoti, udutoryi 100, uturagara 100, gutyo nyine nkadusaranganya muri bya biceri bisagutse. Ubwo nuko kugira ngo wenda mbone nk'ikindi cyo kurya cy'uburisho byasabaga kwigomwa kimwe. Ubwo nimba naguza umufungo w'ibijumba ndagura inusu y'ubugari, ariko utuboga tube twatundi muri bya biceri bisagutse. Ese Karari, ufite abana bangahe? Jewe ubwanjye ubu uyu ni uwa 3 metse, nanjye wa 4. Ufite umugabo? Ntawe. Bagushyize mu bihumbi 8? Banshyize mu bihumbi 8. None se ku kwezi, tubaze mu kwezi wigomwe wagize gute na gute, amafaranga ushobora kuba ukwezi gushize ufite mu ntoki wavuga ni nkangahe? Ukwezi noneho ubu kubera metse n'umwana nta muntu upfa kumpa ikiraka. Ubwo ni kwa muntu nitombora, ukumva nk'umuntu uvuze, umva barakubwira bati hari umuntu wabuze umufurira, hagendana namufura akama icyo 1000. Mu cyaro se murameshesha? Oyi hari abantu baba bimukira bazara abakire nk'uko bagakoresha. Abantu bari kuva za Kigali kubera ko bari kugenda bahunga umujyi cyangwa babona ahangaha hariho hagenda haciriritse, naho iterambere riri kukataza nyine. Ubwo rero nk'uwo
rwose ukabona cyangwa akavuga ati mfite mu mwenda wagukwira mfurira ngo uno mwenda nawo ntusinkwanga rwose n'ubinambaye n'umubyeyi wayimaye mw'ubwo buryo. Niba mbyumva neza ubuzima wari ubayemo ntabwo bwahindutse uvuga ngo bwabaye bwiza kuruta ku buryo uvuga uti niba narishyurirwaga 3 cyangwa narishyuraga 3 nta cyahindutse bagombye kungumisha aho ngaho. Rwose nta cyahindutse, nta kintu cyahindutse. Wenda navuga ngo nabonaho nk'iyo mituweli ikintu nubwo bavugaga hari uwambwiye ngo hari igihe ngo yabara amakuru umuntu yatanze kuko sinajya kuvuga ngo mu rugo mfite iki n'iki ntagifite kandi abayobozi baba batuzi gutyo uturanye n'abayobozi n'abantu ubwawe bakuzi n'imibereho nta cyahindutse uko nari ndiho niko nkibayeho pe. Basize mituweli wowe igufasha iki? Mituweli ndayubaha cyane, ndayubaha nubwo narisi umva nkikunenga ku bwa nyuma ku bwa burembe niba nanatubonye avuga nti mwihangane bana banjye turyame kanjye kwishyura mituweli. None ubu bakugeze kuryama so gukabya? Oya kuryamiraho. Ubu nk'uyu mese nshobora kuza iwawe saa 6 umwana abuze icyo mu mwana akamuha njyewe undi aba yariye ku ishuri ubwo akaza tukizirika ubu nakumanywa sinjya mpfa guteka nkubwize ukuri kuko amahirwe yanjye umukuru aba ari ku ishuri undi nawe kubera ikibazo cyo mu mutwe yifitiye atari muzima nawe yirirwa yigendera nk'uko ubwo ncunganwa n'iby'ijoro. Iyo mbashije kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ibyo uba muri ubwo buzima kuva ku wa mbere mba muri ubwo buzima ubwo ariko simbure nk'umuntu wenda najyaho nk'uko akanyihera ibyo kurya ku manywa byanze. Hari n'umumama ufite akaresitora gwe akambwira ati uyu munsi natetse ibijumba none hari udutoya tudahatika uzudufata udutekera abana ngubwo ubuzima nibereyemo. None se mwigeze mujya wenda mu bayobozi banyu mu nzego z'ibanze ngo mubabwire muti mbese biriya byagenze bite cyangwa nabo bababwira ko babonye biza bigenda gutyo? Twabajije muri izi nama y'umudugudu iba ku wa 2 hari inteko batubyukirije mari nibature tubajije baratubwira ngo ibi byiciro byaje nta kurekarama guhari ngo niko bavuga ngo kurekarama ni ku karere ngo ariko nabwo ngo bagize icyo baguhinduraho warekaramye ngo waba warishyuye ngo ugategereza ikizava mu burekarame nicyo batubwiye. Urateganya kuzajya ku karere se ubwo biragenda bite kuri gahunda yawe? Kuri gahunda yanjye ntegereje uko bizagenda kuko ntawe uzi nuko kurekarama ko kuzakirwa. Hari igihe wenda leta n'umubyeyi igihe bavuga bati musubire hasi murebe si tubizi ariko pe ngewe nta bushobozi nabona bwishyura 8. Hano ni kwivuko se uri umwimukira? Ni kwivuko. Urahavukiye urahakurira uhabyarira abo bana 3 uvuga muri ubwo buzima tubwira? Ni kwivuko rwose ni mu ubwo buzima nabayemo ariko nge nabanje kujya mba nk'uko umuntu akancumbikira nk'umubyeyi nge nagiye nkurira ahantu hatandukanye kubwo gupfusha mama ndi mutoya. Nagiye mbaho mu buzima bucanze ukumva ngo iki gihe araha bari gukorera aha gutya mbaho mw'ubwo buzima bugoye. Ntabwo utekereza ko wenda baba baragushyize muri ibyo biciro by'ibihumbi 8 wenda bishingiye ku kuvuga ngo wenda ubwo impamvu nakubajije nti uri umwimukira cyangwa uri kavukire kuvuga ngo wenda ufite imitungo yagombye kuba ibyara umusaruro? Wenda nk'imitungo itimukanwa nk'itandukaniro ubwo ni ukuvuga ngo mbere nabaga mu muryango kwa sogokuru noneho umupapa aza kumpa akantu ko kubakamo ahantu akazu uwo mushinga banyemeraga kunyubakira ushinzwe kubaka arahanga ngo ni habi ariko ubwo nza kugondagonda akantu k'akazu ko kubamo wenda kuba mfite aho mbaho nta nubwo ndanakibaruzaho nabuze ubushobozi bwo kwishyura amafaranga yo kwibaruza nubatse akazu k'ibyumba 2 na salo niko mbamo ni n'amatafari nikanasize umucanga karenda kungwaho nimba wenda ari ryo tandukaniro ry'uko naba mfite aho kuba ariko nubwo mafite sindahibaruzaho cyese wenda ari ryo tandukaniro ryo kuba bavuga bati ubasigaye atuye wenda simbizi ariko pe nta bundi buzima bwahindutsemo no kukubaka nahuraga n'umuntu akama atakira 5 by'umufundi
hari ababyeyi bagiye bitanga umwami batunda irindi, mbese abaturage bampa imisada kubumba no kubumba, ninjye wayikatiye inzu ndabumba ngira nte. Nabyo urabishobora? Narabikoze n'umwana wanjye tukabumba make abantu bakampa imisada. Ese ufite umwana w'imfura ifite imyaka ingahe? Imfura yafashiraga umuntu yavutse 2007. Ndabona gukiri muto uracyabyara kandi. Naranasinya sinzongera. Warasinye cyangwa waracuze? Oya ntago nzongera, ntago nacuze, ariko aho ibihe bigeze ntawe ugitekereza ibintu nk'ibyo byo kubyara uko yiboneye. Ubushobozi bumva wabyara n'utundi. Mubonye gute se ubwo? Keretse ni urugero nshatse nk'umugabo wenda akaza urabumva ntabwo washaka umugabo umubwire ngo narabyaye ngo gutya na gutya ngo kuko wabyaye ntabwo twakongera kubyara, ariko bibaye ari ntawe nikabone yaba ari uwo mpekeye akaza ngo gutya na gutya sinshobora. Ubu ni bucura bwagiye Imana itamaye umugabo ngo aze mu nzira ziri kiriya, uyu ni bucura. Watangira utwibwira tubwira aho uherereye, noneho duhita twinjira kuri mituweli. Mbere wayitangaga mu buhe buryo, ubu ngubu uyitanga gute? Ni izihe mpinduka zirimo? Nitwa Nkundimana Garasiye, nkaba ntuye mu mudugudu wa Mbari, nkorera ku isantere yo ku isoko. Garasiye, ejo bundi leta iherutse gutangaza ibyiciro bishya bya mituweli mu buryo bwo kuyishyura. Mu by'ukuri byaba byarakugezeho? Mbere watangaga ngahe, ubu ngubu ugiye kuzajya utanga ngahe? Jyewe impinduka mu byabaye kuri mituweli ntacyo byantwaye. Igihugu kirimo kiratera imbere, natwe tugomba kuzamuka mu myumvire. Natangaga 3, ubu ngiye kujya ntanga 5. Wabonaga 3 hari amafaranga agukwiye, waba uri mu batanze ibitekerezo ngo yiyongere? Ese niba waravuze ngo yiyongere, ku bwawe washingiraga kuki? 3 twabanje kujya dutanga 3, ariko tumaze kubona amakuru avuga ko mituweli igiye kujya ituvura no mu mavuriro akomeye, ku buryo ushobora kuba warwara indwara ikomeye mituweli ikaba yakuvura. Numvisha ko utanga 5 ntacyo bintwaye. Byigeze bikugora na rimwe gutanga mituweli? Ese ni ibiki baguhaga kuri 3 ku buryo wavuga uti uyu munsi kuri 5 noneho nayatanga nishimye, kuko hari serivisi nabonaga bampa ahubwo zihendutse kurushaho? Bigitangira byari bigoye kubyumva, ariko tumaze kumenya akamaro ka mituweli, kuko nakoze impanuka nivuriza kuri mituweli, mbona bigenze neza. Madamu agiye kubyara yivuriza kuri mituweli, bigenda neza. Niyo mpamvu na 5 nzabitanga nishimye. Ubona ko haravuga ko babashyize mu cyiciro cy'ibihumbi 8, nawe uko ugaragara ukavuga ngo uri mu cyiciro cy'ibihumbi 5, ntibashobora kuba barakurenganyije bakagushyira kuri make? Biterwa, buriya amakuru yacu yose leta irayafite. Amakuru yacu yose mu ikoranabuhanga arimo, buri wese amakuru ya leta yafite. Uwo bashyize kuri 20 hari icyo bashingiyeho. Niba umuntu ashobora kuba yinjiza miliyoni mu kwezi cyangwa se irenga, gukuramo 20,000 ntabwo ari ibintu bigoye. Uvuga iki ku bantu bamwe ubona baticishimiye ibyiciro bya mituweli, nyamara kuri wowe uzi agaciro mituweli uyiha kubera ibyakubayeho maze ikagufasha? Uvuga iki ku bantu batarumva neza agaciro babaciye kuri mituweli cyangwa se igiciro bategetse ko bazajya batanga? Ngira ngo nabivuze haruguru, mituweli igitangira byaragoranye. Nteka ko yahereye ku 1,000, abantu bakomeza kugenda batabyumva neza, ariko n'ubu ngubu bashobora kuzabyumva. Impamvu ya mbere, washobora kujya mu mavuriro akomeye ukaba wakwigurira imiti, bakwandikiye kujya CHK cyangwa se wajya mu kigo nderabuzima bakakwandikira ngo ujye kwigurira. Ubu rero amakuru dufite kuri mituweli nuko tugomba kujya tubona ubuvuzi bwa byose, nta kukubwira ngo ujya muri farumasi ngo imiti yabuze. Abantu rero bamara kubona amakuru, ayo makuru yuzuye yose, ayo mafaranga bazajya batanga kandi banezerewe. Papa, wavuze uti na bwa mbere watangaga 3, ubu ngubu bagushyize kuri 5, urumva ntacyo bitwaye. Watubwira uti icyo ninjizaga navaga kuri iki ngiki, ninjije iki ngiki, wazamutse ute mu iterambere kugira ngo abantu babashe kubyumva? Wakoraga iki ubu ngubu wahinduye ku buryo, cyangwa niba kitaragendaga kikaba cyaragenda ukavuga uti nge ndabona bimeze gutya na gutya?
ibintu byose ni ugushakisha, ntabwo ari ukuvuga ngo mfite aho navuye mu buryo bwo gushaka amafaranga cyangwa mu buryo bw'ubutunzi, nta kintu wagera utagishakishije. Aka kanya rero iyo umuntu afite ubuzima, afite umutekano, icyo washaka kugeraho cyose wakigeraho. Nzayakorera, si ukuvuga ngo mfite inka mu nzu ngo izakamwa njyana amata ku isoko, amafaranga nzayakorera kandi nzayabona. Ni ukuvuga uzabikora nk'intore, uzabikora gitore kabisa. Gukora gitore ni kimwe, ariko nanone no kuvura imyumbati bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko yarwaye ni ikindi. Uzabigenza gute ko iyo uhuje amakuru ari muri quartier nawe urimo bavuga bati imbuto ntabwo iri kutubanira, ubigenza gute kugira ngo iryo banga rya Muvara ugendana n'abandi badukurikiye muri aka kanya babe baryigiraho kandi tugakomeza kubaka igihugu dufatanyije? Ibibazo by'imbuto nge ntabyo mfite, umuntu wese aba afite umubabaro we ku giti cye. Jewe amafaranga ya mituweli nzayashaka kandi nzayakorera kandi nzayabona. Urumva mfite umuryango w'abantu 9. Umuryango w'abantu 9 ku muntu w'umusore nkanjye, gusa ntabwo uri kundeba. Bose ni ku mugore umwe? Kabisa. Mfite umuryango w'abantu 9, bose nzabatangira mituweli, tuzakora kandi Imana izadufasha nta kibazo. Uracyakomeje kubyara? Icyo Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororoke. Imana yongeye kampundi rwose namwakira, ahubwo nuko utagera mu rugo ngo urebe, nawe warebye wakwifuza gushyira mu ndi kabisa. Akabazo nari ngarutseho, ariko mu bantu mubana ahangaha, kuko burya iyo umuntu ari umujyambere cyangwa se akora neza cyangwa ari imboni y'abandi, hari abo ujya ureba ukabona bari kuzana ubwarizi ku buryo ubonye umwanya hari icyo wabigisha kugira ngo bagire icyo binjiza mu mufuka nkawe. Iyo twinjiye mu iyobokamana, Bibiliya iratubwira ngo udakora ntakarye. Icya kabiri, iyo wongeye ugashishoza neza, Yesu yaravuze ngo tera intambwe imwe nanjye ngo utere 99 zisigaye. Abantu babuze kwizera, ntabwo wajya guhinga ngo ubure gusarura, ntiwajya gushaka akazi ngo ukabure. Akazi karahari, ntabwo akazi kabuze, ahubwo ni uko abantu baba bashaka iby'ubuntu, ariko akazi karahari. Ubuse iriya si imyaka iri ku gasozi, ubuse wahinze ntazasarura. Ntabwo rero abantu bose bazitwa abacuruzi, nta nubwo abantu bose bazitwa abashoferi, buri muntu wese mu mpano ye akazi kariho, ahubwo ni abantu badashaka gukora. Icyo mbashishikariza rero nibakore kandi bazabona umugisha. Hanyuma se ababurara utekereza ko ari ku bwabo? Hari ababurara ku mpamvu z'ubupfubyi, hari ababurara ku mpamvu z'uko batabishoboye, ariko abo nabo hari uburyo babayeho, kuko ntiwaburara kabiri ngo ubeho, ntabwo bishoboka. Burya iyo umuntu nakubwira ngo arashonje nibwo bikimugeraho, uwashonje kera ntavuga. Naho ubundi isugu umuntu yaburara gute? Afite amaboko Imana yamuhaye, amaboko yo gukora, umuntu yaburara ate? Keretse umuntu aramutse afite ubumuga mu buryo runaka, ariko na sosiyete irimo iramwumva ku buryo tagera ku rwego. Nk'umujyanama w'ubuzima, mu by'ukuri twabara kukoza akantu gatoya ku buzima, nta wakwirengagiza ko mituweli de sante ikemura ibibazo byinshi mu banyarwanda, kandi nawe ntitwakwirengagiza ko hari ibyo uhura nabyo, ko hari serivisi nyinshi ziyongereye muri mituweli de sante. Nawe yenda amakuru ushobora kuba uyafite, kuba ibyiciro byo kwishyura imituweli byarazamuye igiciro, abazamuriwe ibyo biciro bakubwira gute? Ese ubigenza gute kugira ngo ubumvishe ko bagomba kwihanganira ibiciro bisa n'ibyazamutseho gakeya, nk'uko na bamwe bagenda babijujura amatamatama? Ubigenza gute kugira ngo ubuhangane nabyo? Barabijujura, ariko urabihanganisha ukababwira uti mu buzima niko bigenda, tugomba kujya twimuka mu byiciro tukagira icyo dukora. Niba ubona hari icyakugoye bagushyize mu cyiciro udashoboye, leta itubwira ko uwo bashyize mu cyiciro adashoboye azajya atanga, yagera aho ananiriwe bikamufasha. Ntabwo wamuca intege umubwira ngo ntabwo bizemera, umubwira ko bizemera akagerageza, yagera aho ananiwe dufite abaturebera bakavuga yuko wenda adashoboye, ayo yabuzeho bakayongeraho. Ni ukuvuga ngo icyo ukora wowe ni ugufasha abantu kugira icyizere no kuzamura iyo myumvire. Yego, icyo turagikora cyane kuko duhura n'abaturage benshi cyane. Uratangira utwibwira rero. Ngewe nitwa Hitimana Twane, nkaba ntuye mu mudugudu wa Mbari, akagari ka Karengera, umurenge wa Musambira.
Antoine, muri iyi minsi ibyiciro by'ubudehe bishingirwa ku giciro cya mituweli byazamutse cyangwa se byahindutse, wowe uhagaze hehe? Mbere wari uri hehe, ubu ngubu uhagaze he? Murakoze cyane mwabavandimwe be mwe. Ngewe mu gihe gishize mwaye mwaranshyize nari ndi mu cyiciro cyishyura 3,000. Ubu rero naje kubona mbona nisanze mu bantu b'abakire b'abaminisitiri, mu bantu bahembwa amafaranga menshi, bashyira mu cyiciro cy'20,000. Kandi ubu tuvugana ubu ngubu nta kazi ngira, nkora akazi k'ubuyede nakabonye. Inahangaho ubuyede bahemba 5,000 n'ibihumbi 2,000. Hanjye murebe nta sambu ngira, ariko mfite inzu mbanamo n'umuryango w'abantu 3, nanjye n'umugore ubwo turi 5. Nta sambu ngira rwose, niyo mwabaza abaturage. Nkibaza rero ukuntu bashyize mu cyiciro cy'abantu batanga 20,000 nta kazi ngira, nta n'isambu ngira, njye byanantangaje rwose. Hari umugabo tumaze kuganira mu kanya wari wambaye n'ibirango by'umuryango, atubwira ko wari mu cyiciro cy'5,000, kandi akavuga ko buri wese bagiye bareba mu ngano ye. Ntiwaba ufite ibikingi barebeyeho, yenda we ntabyo afite, bakagushyira muri icyo cyiciro, cyane cyane ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iba yifuza ko twivuza neza, nawe bakavuga bati uyu muntu icyiciro cye tumushyize muri 20 byamufasha kujya yivuza neza, ndetse n'umuryango ugakomeza ugatengamara nk'uko nawe babonye ko umeze ubwo ngubwo. Ubu ngewe tuvugana nk'umuntu w'umusaza, murabona intege zimaze kuba nkeya. Abantu bashyize muri iki cyiciro sinzi ahantu babikuye, ntibigeze banazi iwanjye ngo bambaze uburyo mbaho, nanjye nabyibonyemo gutyo mwabagabo mwe. Mbere 3,000 wabyishyuraga bigenze bite? Tubwire, ese ubu hariho 20,000 uzajya ubigenza gute kugira ngo ubyishyure? 3,000 narashakishaga nkabibona rwose, iyi leta y'ubumwe nta kintu itadukoreye. Ubu rwose nabyibonagamo, ariko abo banshyiriye mu 20,000 rwose namwe mu ndebe, n'iwanjye ni hepfa, nta sambu ngira, abaturage baranzi rwose. Nawe umuntu wankoreye bino bintu, utekereza byaragenze bite? nanjye sinzi aho byavuye. N'ijuru ryakugwiririye? Byarangwiririye mu izina ry'Imana. Ukurikije imbaraga z'ubuvuzi ndetse n'ibintu byagiye bihenda ku isoko mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda, ibintu byagiye bisa n'ibizamuka kubera ko ibihe birahinduka, ntabwo ubona ko byari ngombwa ko ibiciro bya mituweli bihinduka, cyane cyane ko na serivisi bahaga uwishyuye mituweli nazo zahindutse zikaniyongera? Ibyo byariyongereye, nanjye ndabyumva nubwo ndi umusaza, ariko bakagombye kureba nk'abantu bakorera amafaranga menshi, bafite n'imitungo, bakaba aribo baca ayo mafaranga, natwe rubanda rugufi bakadushyira ku mafaranga aciriritse nk'urugero turimo twebwe. Ese muze watangiye washotse tubwira uti banshyize mu cyiciro cy'abaminisitiri, minisitiri wari wamubonaho? Ariko bavuga ko ayo mafaranga yishyurwa n'abantu bo hejuru rwose bakorera amafaranga menshi. Nkangahe? Abaminisitiri bashobora kuba bakorera nkangahe ku buryo wumva ko bafite menshi? Rero ko ba minisitiri baba bafite ubushobozi bwo kuba barira abana za universite, kandi koko baba bakorera leta y'ubumwe, urumva ko ntabwo najya mu cyiciro kimwe nabo. None se muze harya ufite imyaka ingahe? Ngewe ndi mu marembera, ndi 56. Oya, 56 ahubwo ni kuri kubinuza, ni kuri kuba igikwerere. Ndabe igikwerere ntacyo ndya. None se ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Abana 3 n'umugore? Ubwo nanjye n'umugore turi 5. Ubwo urasabwa 100,000 kandi nta kazi ngira ku mwaka. Ariko aho ni ku mwaka? Yego. None se ukorera ngahe, ukazigama ngahe kugira ngo n'abadukurikiye babyumve? N'ubu maze icyumweru nta kazi. Biriya 3 wabizigamaga ngahe kugira ngo bigereho, kugira ngo niba tukoze imibare bitangira ku mwaka na ya 20? Icyo gihe nari mfite akabari, nacuzaga urwagwa. Nyuma rero no kurira abana ku ishuri, amafaranga nza gushirirwa ndahomba. Ubu nkora akazi k'ubuyede bampamagaye. Ubuyede none uravuga uti maze icyumweru ntakora kandi nta sambu mfite rwose. Urya ute? Burya rero abantu habamo abavandimwe, nkaba naza nkakubwira uri umuvandimwe duturanye, nkabwira nti ko mburaye
ntacyo wamfasha. ntabwo bigera ku gutera agatari na muzehe. Oya, ntabwo imyaka mfite ntabwo inyemerera kwiba. ndimo ndareba urutoki hirya no hino kandi wakoze bizinesi y'urwagwa, kuki utakomeza ko nta bindi byangombwa bisaba kugira ngo igishoro byaranze urwagwa rwaranzwe byagenze wahinga urwawe aho urwagwa rero ndabibabwira nabyo. Ubu tuvugana urwagwa ntabwo bakirwemera. Urwagwa baravuga ngo ni igikwangari, nta gipimo bagira bazana ngo bavuge bati urwagwa rwenze n'umuturage. Ubu hano hirya bamaze kurumena, nta gipimo bigeze bazana ngo bapime bamenye ngo uru rwagwa rwujuje ubuziranenge, uru ntirurwujuje. Ubu umwana w'umusore yaruranguye agira ngo yiteze imbere, bamenye amajerekani 3 kandi nta gipimo bazanye. Ubwo si ibyo bintu ngiye nabisubiramo. Nicyo cyaguciye intege. Nicyo cyaciye intege. Kandi nacuruza urwagwa rwiza rw'ibitoki. Uwo musore barumennye wowe wabonaga warunywaho ukaramuka? Urwo rwagwa rwaye ruzima. Wabibwiwe n'iki muzehe? Hari ikintu ukomojeho n'abatwumva baza kudukurikira bakaduha n'ibyo bitekerezo. Uravuze uti nta gipimo bazanye ngo bavuge ngo ni igikwangari. Yego. Ubundi mwarwangaga mute kugira ngo tubyumve neza? Tumenyereye urwagwa, tumenyereye n'umutobe warwo, nako tumenyereye umutobe bafunguye bagashyiramo n'umuhama wa wundi bagashyiramo amasaka. Mwebwe urwagwa bari kubabuza bavuga ngo ibikwangari bimeze bite? Mwashyizemo ibindi bintu, amatafari kwa kundi bavuga ngo n'umumanura jipo ngo ni sinzu ngize, bimeze bite? Ubundi urwagwa uko turwenga, urwagwa dutema ibitoki tukabitara, ibitoki byamara gushya tukabitonora mu muvuri, twarangiza tukiyenga n'ubwatsi, twarangiza tugakamura tugafungura, twarangiza tugashyiramo amasaka, tugashaka idomoro tugashyiramo umutobe, ya masaka twayaseye twarangiza tugashyiramo urwagwa rugashya. Urwo ni rwagwa rw'ibitoki. Rwaje kwitwa ngo ntuzu kurambitse mu buhe buryo? Izo nzoga rero hari abandi bantu bazipirata. Yego. Ari naho babifata muri izo misozi iyo ngiyo, bazi bambonana bakumva ko twese ariko dukora. Ibyo gikwangari cyo kiba gikoze gute nimba warabashije kumenya amakuru y'uburyo bagikora ku buryo nawe iyo ukibonye? Kandi byanze bikunze nk'umuntu wapimaga urwagwa nta kuntu waba utaranyoyeho rimwe ngo utubwire uti bitandukanye n'ibyo nakoraga. Yaranabiranguraga. Reka twibwirire. Ngwino bisobanura. Wewe twibwirire, nimwongere kuvuga. Twibwirira tukubwira amakuru yawe. Uriya utandukanyiriza raturwagwa n'igikwangari, twiyumvire hano turi kubwira abanyarwanda. Kuko ikibazo uri kuvuga uragira ngo kiri hano Kamonyi gusa kandi kiri mu gihugu hose. Ngewe rero nacuruza urwagwa rw'ibitoki. Mbonye hajemo abo bavuga ko bapirata kandi waba waranguye n'iryoshye bakayitiranya n'igikwangari, ngewe ndavuga nti reka nihagararire abo bibikwangari bazabakurikirane, ngewe nivire mu kazi. Ikibazo nayo mfite muze, biragoye gutandukanya urwagwa n'igikwangari, birasa. Wowe ubitandukanya gute ku buryo umuntu yakwemeza ko icyo wengaga atari igikwangari, ibyo bamena nabyo ari igikwangari? Wowe bitandukanya gute? Dutandukanyiriza izo nzagwe ebyiri. Ngewe impamvu nagusobanurira ko ngewe nacuruzaga ibitoki yenze muri ubwo buryo nababwiye. Abo rero benga ibyo bindi ntabwo nigeze mbikurikirana kuko sinigeze mbikora. Niyo mpamvu nahise mpagarara kugira ngo urwanjye rw'ibitoki rutazabigenderamo nk'ibyo bikwangari. Mpita mpagarara. Abanywa igikwangari bavuga ko kibaryohera. Ntabwo nasangiye na bicyo gikwangari, yewe nkimara kurekura urwanjye rw'ibitoki nahise mpagarara. Dusubira kuri mituweli muzehe. Ako karagaciyemo kubera ko niho wakuraga ayo mafaranga yo kwishyura mituweli. Igisubizo cyagombye kuba ikihe? Ko cya mituweli kuko nyura uvuga uti ntaho nikora kandi singomba kwishyura amafaranga nk'aya minisitiri, cyagombye kuba ikihe? Icyifuzo cyanjye rero ngiki, namwe muri abantu mushishoze murebe koko ese uyu muturage afite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga 20,000, cyangwa se hari uburyo twaza tukamanuka tukajya nko ku tugari cyangwa mu mirenge tukareba ko umuntu afite ubushobozi bwo kwishyura 20,000, cyangwa mukareba ukuntu namwe
mwagera mu baturage mukabaza bati uyu muntu koko afite ubwo bushobozi. Nicyo kintu nabasabaga kugira ngo mushyiremo ubushishozi bwo kugira ngo abantu twa rubanda rugufi muturenganure twishyure amafaranga tubashije kubona. None se bigeze bakugeraho ngo bavuge bati naka wacuruzaga za nzagwa zitakemewe wenda yaraziretse ahindura ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uguhindura ubuzima kwe yavuye kuri 3 yinjizaga asigaye yinjiza 6,000? Ngewe ntabwo bigeze bangeraho, ahubwo bamaze gusohora ibyiciro by'ubudehe. Yego, hari inama yabaye ku kagari hariya nagiyeyo. Yego, n'abandi bantu duhuje ikibazo kimwe. Muri benshi ntabwo ari wowe none? Ntabwo ari njye nyine rwose, duhanyije ubushobozi nk'ubwanjye ndetse hari n'abari munsi yanjye, nanjye ndeba nkavuga nti rwose ibi bintu nta bushishozi babikozemo.